Halo muraho mwaramutse mwiriwe mumeze mute bakunze HUMURA TV show yambi aho muherereye hose ndizera ko mumeze neza nanjye ndamahoro ndashima Imana. Ariko nanone nkuko njya mpora mbibabwira ndabizi neza ko muri no si ntaga abantu bose bashaka kumerera neza icyarimwe. Ibyo byo ntibibaho, ntibizigera binabaho. Bamwe babarira abandi baseka. Ariko nkuko nabibabwiye cyangwa nkuko nkunda kubibabwira, muhumure ntabwo bihoraho. Rero niba utameze neza humura, niba ubona uburyo wabubuze pe, hari igihe umuntu abona yabuze uburyo mu mpanda hari zose, ntabwo ariko bigenda, nta nubwo ariko bizahora. Mu ijuru hari Imana. Nawe umeze neza, hindura isengesho uryerekeze mu mihana y'abandagaye. Niba umeze neza, guriza wa wundi utameze neza, kuko ntabwo uzi ejo uko bizaba bimeze. Niba umeze nabi nawe, ntibigutere kwanduranya, ntibigutere kwandavura, ntibigutere kumva wanze Imana, ntibigutere kuyivaho, kubera ko nkuko mpora mbibabwira siko bizaba ku bantu bategereza Uwiteka. Imana ibahe umugisha. Rero nuko ntangiye mbabwira, nibyo ntangiye mbifuriza. Uwiteka abane namwe, amahoro atanga abane namwe. Rero ndaje nkuko bisanzwe iteka, murabizi ko buri gihe iyo nje mfite ikintu kitari kinini tugomba kuganiraho. Ntagomba nshaka kubigira birebire cyane ngo nizimbe mu magambo, kuko kwizimba mu magambo hari igihe ushobora kurambirwa kubyumva. Ariko nzana akantu gatoya dushobora kuvugaho, hanyuma n'ejo tukazavuga ku kandi. Niba umuntu ufite amatwi yo kumva, ndabizi neza yuko yumva, kandi nawe akaba yanabisangiza n'abandi, cyangwa wenda akabasha gusobanukirwa ibintu bimwe na bimwe atarazi. Na cyane ko nkunda guhora mbabwira inshuti zanjye, nta muhanga mu by'uru rugendo. Hari igihe odile hari akantu abazi wowe utakazi, akakazana mukagasangira gutyo, hanyuma ubuzima bugakomeza. Uyu munsi nje kugira ngo tuvuge ku bintu birebana n'Ikigare. Murabizi Ikigare nta muntu utakizi. None habagiye nko mu interna, abantu bize baba mu kigo w'Ikigare barakizi, kubera ko ibigare Imana yanjye bibyara habaga biteye ubwoba. Ugasanga abana nawe ngo umuntu yakubaza ati kanaka se ari ngo kanaka wundi wo mu Kigare cyaba kanaka, ukumva ko nyine Ikigare ni ikintu buri wese azi. Icyo nicyo kintu cyo mpamya ijambo Ikigare nta muntu utarizi. Rero kiriya Kigare cyo ku ishuri, ngiye mu by'ukuri wenda sindi bukivugeho cyane, kubera yuko cyo cyabaga ari Ikigare ubona cyiza, kidafite ibibazo. Abana musangira, abo mwigana se, abo murarana se, abo mwiganira twatubanga tw'abanyeshuri b'abadolesa n'abadoresante. Kira nta kintu cyabaga gitwaye, kubera yuko nta bugome bwazagamo, nta mashyari yazagamo, nta munyagire yazagamo, nta nzangano zazagamo. Kandi n'uyu munsi niko bimeze. Buri mwana wese wiga aba afite Ikigare cye pe. Ahantu hose hari benshi, cyane cyane nk'abakobwa. Ubwo rero Ikigare cyo ku ishuri cyo pe ntacyo nakinenga cyane, kubera yuko utarakigiraga yabaga ari umuntu uri timide, ari igifura, ari umuntu nyine ubona abantu bitaruye, utagendana n'abantu, nyine ari umuntu utinyitse. Ariko uko ubuzima bugenda buhinduka, naje rero gutekereza ku Kigare cyo hanze. Aha hanze mu buzima busanzwe, nk'iyo ugeze hanze ukaza mu buzima bwo hanze busanzwe, ugakomeza ubuzima, ukagenda ukaba umugore. Noneho rero sasa nibwo ubona Ikigare cya original, reka mbivuge gutyo. Nibwo ushobora gusobanukirwa ngo ese Ikigare ni iki, ese umumaro wacyo ni ubuhe, ese umumaro ububi bwacyo ni ubuhe. Kubera yuko hanze hatari ku ishuri ni hahandi usanga inzangano, amagambo, amatiku, ubugome, uburozi. Hariho n'abantu bajya barogana, ugasanga nyine mugendana mu Kigare ariko hari ibyo mutumvikanyeho, akavuga ati reka nkwereke. Rero mu by'ukuri ngiye nashatse kuvuga mu Kigare cy'ubuzima busanzwe.
cy'ubuzima busanzwe pe. Ariko ni Ikigare, navuze wenda Ikigare cyo muri interna, ariko abana bose bari mu myaka mitoya batarakura nyine ngo bagere hejuru, b'inkumi bagende binjire mu ngo, bona nta mutima mubi baba bagira. N'ibigare byo muri kaminuza ubusanga ari amahoro, abantu bose bakundana, nta mbereka, nta wishisha undi, nta utinya kubwira undi ikintu, kubera yuko nyine baba baganira iby'aho ngaho ku ishuri bitarenga aho ngaho, cyangwa bakiganirira ubushuti bwabo, kandi ukabona ubwo bushuti ntangaro bufite. Ariko ndavuga Ikigare cyo hanze y'ibyo ngibyo nababwiye. Tuvuge uri umukobwa, urakuze, ubaye inkumi, uratangiye ugize Ikigare cyawe nyine, hahandi utangiye kubona fiance, ugatangira kubwira bagenzi bawe uti mfite fiance. Noneho hari igihe muba mufite n'Ikigare muri nka batandatu, ubwo warayabonye fiance akababwira abandi ati mva nabonye fiance umeze gutya na gutya, mugaterana mukamuseka, mukarekana n'amafoto, mukamunenga cyangwa se mukamushima, mukareba ahantu hose mukitegereza, reka sinakubwira maze mukavuga nyine. Icyo gihe iyo mukora ibyo ngibyo ntago muba mwanganye mu by'ukuri, kuko abantu banganye ntago waza ngo ubereke fiance wawe, cyangwa ngo mbese ubabwire umukunzi wawe, ubabwire ibyo ajya kubwira, ubabwire icyo yifuza, ubabwire igihe icyo gihe pe nta rwangano ruba rurimo muri icyo gihe. Nicyo kintu nibaza, kuko buriya rurimo nawe wakwikeka. Ariko noneho reka mbanze wenda nkomeze ndangize ibyo by'Ikigare. Ubwo aho ngamvuze ku rugero ku mukobwa, hari igihe rero iyo ugize amahirwe ntushwane n'abo bantu, fiance wawe barakubwira bati sha nukuri pe uzamushake nta kibazo, turi kubona ari umwana mwiza. Hari igihe musohoka mukajyana nawe, hari nyine ukajya kumupresenta, ibintu nk'ibyo njya mbyumva, ariko njye byo ntabyo nigeze ariko njya mbyumva, kandi nkumva nko kuri iyo kote ni uburyo bwiza pe, ku buryo nta n'umuntu wanabinenga. Buri ugize n'amahirwe wabona abantu mukundana mukajya muciringa muri ubwo buryo. Hanyuma ubwo rero ukagira, ariko ntaragera ku bagore, hari igihe uba ufite Ikigare. Nk'ubu hari urugero rw'umuntu w'umushuti wanjye yari afite, bari urungano, bafite ubukwe mu mezi amwe. Noneho rero barimo bapanga ubukwe, bitegura nyine kujya gushopinga iby'ubukwe, ibintu bibe bimeze ukuntu, bishyushye bimeze gutya. Bari bagize amahirwe ari batatu, babona abafiance, bateganya ubukwe mu mezi agiye yegeranye pe, ku buryo mu mwaka umwe. Noneho rero ubwo uwo mukobwa umwe yari agapfubyi, ari n'agakene kari aho k'agakristo kisengera Imana yo mu ijuru, ariko akaba afite abo ngabo bakundana, bashatse abagabo bari aho ngaho, nabo birumvikana batagize icyo batwaye, ariko bo bamurusha ubushobozi. Noneho rero ubwo ngo yaransekeje ati twajyaga tujya guhaha, ati tukajyana guhaha, ati twagenda rero, ati twagerayo, ati nkabona amanuje ibisorori bya 300, ati kandi ubwo ngewe napanze kugura ibya 25, ati ntajya kubona nkabona hanuje bya nido nk'ibikombe binini nka 3, ati kandi ngiye mu by'ukuri mu bintu natekerezaga nido nta yari irimo pe, kandi koko uwo mwana ndamuzi, nta kintu pe, yewe nta kintu yari afite mu by'ukuri, ntacyo yari afite pe. Ati nkajya kumva, ati nkumva barambaje ngo none se kana ngo waguze bitenge ki? Ubwo mwaka aravuga ati sha ngiye maze kugura twa spare wax 3, spare wax murabizi abantu bakunda ibitenge babyambara, ibiri mu 150, higaragaramo nyine ibigori 150. Gahi bazubuze ko maze kugura 3 za 450, umwana w'umukobwa arimo arabarira mu bya 12 wenda uvuga ati ibitenge byose hamwe ndi bugure wenda igihumbi 40 n'urugero pere 3. Wamaze kuvuga ko uguze ibya 450, ati sha ubwo yari arimo abinganiriza, nsetse ati reka mubwize ukuri, atumva, ati umva numiwe. Noneho ubwo ngubwo ejo bagahamagarana none se ukumva baramuhamagara amajije, nese kana waguze wowe wari wagura frigo?
kandi umukobwa ahantu azajya na firigo mbese pe hari ibintu ubona bidahuye. Ati barampamagara umutwe urandi ubwoba bukanyica, nibaza nimba ariko abandi bashaka bikanshobera, ati nkumva ubwoba buranyishe. Ubwo rero ibyo ngibyo mbivugiye muri za ngaruka zo kugira ikigare cyane, kuko urumva bari bamukunze bamubwira n'ibyo baguze kugira ngo nyine nawe wenda nimba hari n'utwo yibagiwe agerageze, ariko batazi ubuzima bwahagazemo. Ubwo rero iyo aba atafite ikigare nk'icyo ngicyo, we yari kugenda avuga ati ngiye muri 50 ndakuramo ibitenge 3, ibintu nk'ibyo. Wenda izo firigo ntiyari kuzitekereza, ni dongo zo kujyana ntabyo ari gutekereza, ibintu byinshi cyane. Nyine hari utuntu ubona abana bifashisha b'abakobwa nyine atahana mu rugo. Ubwo rero icyo ngicyo ni ikigare cya mbere. Rero reka mbabwire mukagira Imana, ubwo buzima buba bwiza iyo ububanyemo n'abantu bawe neza n'inshuti zawe neza, mutaryarya pe, mukundanye by'ukuri. Ariko reka mbabwire rero ingaruka, ikintu kibi naje kureba nditegereza, usanga umuntu ugendana mu kigare. Noneho hari igihe ugwana mu kigare nka gutyo, ujya murimo n'inshuti yawe akaguhuza n'abandi bantu be, noneho ukakigwamo gutya rwose, ugahita ubabona, ugahurura, ugashya, ugahinda, ugashyuha, reka sinakubwira. Bakagupasa muremure koko, bakagupasa muremure, batejo ni ku Gisenyi tuzaye kugira gute, nawe ubwo ukagenda ubuza amahoro, ubuza amahwemo. Batubwo rero kugira ngo tuzagende tunoge, tujye ku mazi nyine twinjoyinge, tufate agafi, tugera gute, tugomba kuzatwara imyenda yo kogana, ubundi twagerayo tugatembera, tukarya, tukanywa, bikagenda neza. Ubwo rero wenda byibuze buri muntu azitwaze nk'ibihumbi 150 kugira ngo urugendo rwacu ruzatugendekere neza. Maze ubwo wenda wowe 150 uyahahisha ukwezi mu rugo, si ukugenda umva ugashya koko, si ugahinda, ukavuga uti nanjye ngomba kugera guse, nintajyana n'abandi barambona gute, we gusa inshuti zanjye n'izinsiga barambona gute, baranyuza mu ijisho, baranseka, ntago rwose nareka kugenda. Ubwo ukagenda ukabuza n'umugabo amahoro, nabyo birashoboka ko wamubuza amahoro akaba arayaguha. Ariko se ntago mbizi ibyo ngibyo, uburyo bwose wayabonamo nyine ukaburagiye, mukagenda mukavayo, mugataha, mukagera mu rugo, nyine ubushuti bugakomeza, reka sinakubwira. Ariko ikintu ngiye kubabwira ni cya gihe mwagiranye akantu k'agatotsi gatoya, karahagije kugira ngo akwanike, akwandagaze, avuga amabanga yose mwagiranye, avuga ibyo wamubwiye, avuga ibyo yakubwiye, avuga ibyo inshuti zawe zakubwiye, avuga imyenda wambara yo wayiguze, avuge koko, avuge pe rwose. Mwokabyara mwakunda kuvuga ngo ibanga ni irya babiri. Reka wenda mbyemere, kuko niyo ari na babiri wenda ntibavuga byinshi cyane, ariko ntukabona abantu ikigare cyarumbiye, ukabona havuyemo nka 2 muri 5, ubwumvikane burabuze. Umva arakwanika, akagusebya, akakuvuga nabi, akavuga ko wabihomagaho, akavuga umva n'akari murori. Ibyo bintu rero mu by'ukuri inshuti zanjye, niba ushaka kuba umugore mwiza, umugore wizihiye umugabo, nubishobora uzirinde ikigare pe. Ndakubwiza ukuri, niba wumva wifuza kuba umugore mwiza mu rugo, unezeza umugabo we, uzirinde ikigare. Kuko nk'icyo gihe ibyo ngibyo bibaye, arakwanika n'akabanga mwavuganye, ariko wenda muvuga nk'abagabo banyu, akitanguranwa akakavuga, ndetse byanaba ngombwa kuko bazi ko nawe atari shyashya,
akanyaruka akabwira n'umugabo wawe ibyo wavuze n'ibyo utavuze, uko mufata no kumuba. Nukuri mureke mbabwire, mubishoboye mwareka ikigare pe, kuko ikigare Imana kirasenya. Kandi naraje nsanga bitewe n'amagambo abagore turiyizi, bitewe n'amagambo y'abagore. Kugira ngo ugire ikigare umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, wa 10 kitarasenyuka biragoye. Niyo mwese mwaba mwitonda, muri abantu biyoroheje mwese, ntago mu bantu batandatu habaramo umuntu pe. Ibyo ni ibintu mbabwiye, kandi umuntu birahagije kugira ngo guteza abantu bose abaguteza barari kwambika usaba kwambika usebe abantu, kandi bahita bavuga bati uriya yari inshuti ye. Ugasanga bari kuvuga bati uriya yari inshuti ye, uriya rwose yaramubabaje pe. Cyangwa bari abantu bakundanaga, uriya byaramubabaje. Ntabwo yapfa kuvuga gutyo gusa bitaramubabaje. Ubwo rero inshuti zanjye, nibigushobokera, ngiye mba ndimo kubaha inama ahangaha, nibigushobokera uzirinde ikigare. Kubera gusa hari ikintu ngiye kubabwira, iyo udakunda ikigare, ukunda kwiberaho wenyine pe, n'abo muturanye hari igihe bakwanga. Kuko hari abagore, hari ibintu ngenda mbona uko umunsi uza. Nabonye abantu mbona abandi mbenye iki. Narababwiye hari umunsi umwe nzabaho ubuhamya nicaye ntuje, igihe cyabwo nikigera. Ubuhamya nagiye mbona ku bantu. Hari abagore tuvuge, hari turanye nabo cyangwa se ibintu nk'ibyo. Hari abagore bakunda amagambo, akumva yakundana nawe gusa kugira ngo ujye umubwira uko iwawe bimeze, uko umugabo wawe ameze, uko murya, uko umukozi wawe akora, uko kuganira n'umugabo wawe, uko ufatanya umutungo n'umugabo wawe. Nyine hari abagore bameze gutyo pe. Nugira ibyago ugatura muri quartier irimo abo bantu, ukirinda ikigare, bazakwanga. Ariko nibakwanga, uzareke bakwanga, ariko ubigumanire n'umuryango wawe, ukunda umuryango. Ubundi umugore ukunda umuryango we, ukunda famiye, yirinda ibigare, yirinda ikigare pe. Kuko mva kirababaza. Ngiyeho kugira ngo mbabare, aho kugira ngo mbabare hari amagambo ari kungarukaho navuze cyangwa ntanavuze mbeshyerwa, nababaza. Gusa ubwo byo byaba bimbabaje. Waba uri kumwe n'umugabo wawe mukundanye, ubundi waba uri kubabazwa n'iki ngo bo hirya ngo bakwanza n'ibiki? Byanyu mukabyimenyera. Uriya nugira amahirwe ukaba ufite umugabo mukundana n'inshuti yawe, ari uzagira inshuti gusa. Kuko ibigare by'abagore ye babawe baraguhinduka, bakakuvuga, bakagusebya, bakaguteza. Hari abantu nyine baremye gutyo tu, nicyo kintu nabo bameze gutyo, bumva bakavuga bumva. Mwaba muturanye mugazi akagusaba umunyu, mwaba muturanye akaza kareba nimba ufite imbuto, akamva ashaka yuko yazajya narira niwawe. Ibyo ngibyo bibaha abantu nk'abo ngabo babaho. Kandi abantu badakunda ibigare, mujya muhura n'ibyo bibazo, murabizi yuko bibabaza. Birababaza cyane gufata umwanzuro wenda wo kuba wakireka, birababaza. Ariko ibyiza, ereka umuntu yuko utanagikunda nakumenye. Njya nkunda kubwira abantu ngo ko weretse umuntu bwa mbere mugihura nikagufata pe. Iyo mweretse yuko ikigare nta kibazo, nikwagufata nyine, arakumenyera akakuvogera. Ariko iyo mweretse yuko uri serious ku rugo rwawe, nabyo arabyubaha. Ubwo rero niba udakunda ikigare, uzereka umuntu mugihura bwa mbere uti jyewe nduyu meze gutya, azabikubahira. Natabikubahira ntago ngo azaba ari inshuti nziza, nta nubwo kizaba ari igihe cyiza rwose cyo kuba mwagirana mu bana. Ubwo rero inshuti zanjye, mba mbabwiye ibintu mbona kandi bifite logique kandi bigeze biriho. Nibyo mpamvu mba mbibabwiye kugira ngo wirinde ikigare. Iyo umugore ukaba ufite umuryango wawe kandi ukaba utari usanzwe ukunda ibigare, komeza ubyirinde kuko birasenya.
yambibona hano maze iminsi mbibona hano kuri ano social media, abagore barahararana koko, ariko umwe yavuyemo ibyo arimo abakorera, arimo aravuga n'ibyo baguza yagura n'imiti batumizaga, aravuga n'ibiki mwoka byarama, aho kugira ngo rero zirangaruka zibabeho. Irinde ikigare, kwirinda biruta kwivuza nshuti zanjye. Ni ukuri irinde mbere yo kwivuza birahenda, bituma uba warwaye nyine ugaspendinga ibintu byinshi, ariko iyo wirinze nta na kimwe spendinga, ubu uri aho ngaho nyine uba uri muzima, birumvikana. Ubwo rero nshuti zanjye bambibiye akabanga, mwirinde ikigare ntacyo kimara pe, ntacyo n'ubundi ubwenge bwawe karemano Imana iba yaraguhaye bwakubakira urugo rugakomera mu gihe ufite uwo mujyanye neza mwumvikana. Ubwo rero udafite ubwenge, udafite, ntabwo uzabuhabwa na biriya bigare, ahubwo na duke wari ufite ibigare bibigukuraho. Nimba wari ufite ka ekonomi, ikigare kiraza kakavaho. Nimba wari ushoboye nko kumanaginga wenda ubushobozi bwawe ufite, ikigare kibukuraho kikatangira kukubwira ibyo gusohoka no kugera gute. Nimba wari wifitiye n'akazi kawe ukora neza, batangira kubwira bati twebwe aho dukorera ni gutya, ugasanga nyine barakudistabinga mu mutwe, ugasanga ubwenge bwawe barabukinisha. Ariko iyo ukomeje uri wowe ugenda ku murongo wawe, bitekereza neza, witonze, utuje, nta jugujugu ufite, ubwo rero iyo ngiyo mbambaye ni experience yanjye. Ngiye ubundi ubwanjye ndakundana pe, ndakundana iyo ngize amahirwe nkabona nk'umuntu, nkabona twahuza pe, mana ndakundana, inshuti zanjye zirabizi, ngira urukundo, ndaganira, ndasabana, ariko ntabwo njya ngira ikigare. Oya, ntabwo kuba wakundana n'umuntu ari ibintu by'ikigare byukururana, ibyo ngibyo biba ari agahararo, bishira vuba. Ariko iyo ukundana n'umuntu mukavugana biri aho bisanzwe, apana akantu kose kabaye ibiki, ni ukuri uragenda kandi ukabaho neza udafite ikigare, ariko ufite inshuti mushobora kuganira ibiri aho ngaho, ushaka kubwira ibyiza byawe, ukaba ujye ufata iyo abantu mukundana ukabona ibyiza. Ngiye mfite abantu rwose mbwira ibyiza byambayeho, ntabishisha habe na gato, kuko ntabwo mba mfite ubwoba ngo biragenda gute. Impamvu rero ni uko dukundana, tutari ikigare cyangwa duhararana. Rero guys, bagore beza, abakobwa beza, cyane cyane nitwe tubigira, nubishobora uzirinde ikigare, uzirinde ikintu cyose cyatuma uhindura personality yawe. Ubwo rero kandi ikindi mbibutse, hari n'abagabo badakunda ibigare rwose, yanakubona muri icyo kigare akavuga ati ako nagakungu ni ibiki. Ni ukuri, uretse no kuba yabikubwira, nanjye ndabikubwira ndi umugore mugenzi wawe, nibigushobokera uzabigerageze, wibereho ubuzima bwawe, privacy yawe ntihakagire umuntu uyimenya, wibereho nyine uri aho ngaho, kandi uzabona impinduka zabyo. Nimba waranye n'inshuti nyinshi ukaba mu kigare kinini, abantu bakakuvaho bakaguteranya bakakwanga, uzagerageze noneho no kubura aho ngaho, wikarume, ubu uri aho ngaho ufite umutuzo, uzabona yuko bizagufasha. Ubwo rero inshuti zanjye ndabakunda. Iyi ni HUMURA TV show, mwibuke gukora subscribe, gukora like, share and comment. Ndabakunda, Imana mu ijuru ibane namwe, bye.